nibyo reka mbasuze kandi bifurize kugubwa neza mbone kubaha ikaze kuri uyu munsi wa none tariki enye z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2026 tugarutse muri studio kuri Micro Ndi Bosco in Region Info aho tugiye kureba rero amwe mu makuru agezweho kugeza kuri isaha nsuza ndetse nifuriza abantu mudukurikiranye muri mu mpande zigiye zitandukanye ibihe byiza bari mu gihugu cy'u Burundi haba ku bari Uganda, mu Rwanda, Repubulika Demokarasi ya Congo ndetse n'abari mu bindi bihugu bigiye bitandukanye mwese mbahaye ikaze. Uyu ni umwanya rero tugiye kugaruka mu makuru akomeye cyane agezweho kugeza kuri ubu ngubu, amakuru y'umutse kabisa mu by'ukuri ku bantu mudukurikiranye. Ndagira ngo mwigire hino tubane muri amakuru kuko ntago byoroshye cyangwa se ntago biza koroha kuri iyi nshuro cyangwa se kuri uyu munsi. Na makuru rero agiye kwibanda cyangwa se agiye kugaruka cyane ku byakomeje kugenda bivugwa mu bice bimwe na bimwe, ariko tuza kwibanda Kisangani. Hari ikibuga cy'indege, ni ikibuga cy'indege rero cya Kisangani, hari guturukayo amakuru adasanzwe cyangwa se hari kuvugwaho ibintu bidasanzwe. Uraza kwibaza uti se ni ibiki? Ni amakuru ajyanye n'ibitero M23 ikomeje gutegura hano Kisangani mu ntara ya Chopo, ku ntera ya kilometero rwose zigera mu gihumbi. Amakuru rero atugeraho akaba yongeye kwerekana ndetse no kugaragariza isi yose muri rusange yuko M23 irimo irategura ibitero byeruye hano kuri iki gice cya Kisangani. Gusa icyakora mu makuru akomeje kugenda ajya ahagaragara agaragaza ko n'ubutegetsi bwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo cyangwa se Kinshasa muri rusange nabo baryamiye amajanja, bakomeje kugaragaza nta kudohoka cyangwa se badahwema kwereka isi yose ndetse n'amahanga ko biteguye gukomeza guhangana ndetse no guhagarika ibitero by'umutwe wa M23. Hashize amasaha make ya M23 yongeye gutegura ibitero bikomeye cyane ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Nushaka kuvuga umujyi wa Kisangani byose muri rusange, ntabwo M23 iri kugaragaza ko itifuza rwose amahoro hano Kisangani. Izi nyeshyamba rero mu gutegura ibi bitero hano Kisangani, ni ibitero rero bitabashije kubagendekera nk'uko bari babiteguye, kuko izi nyeshyamba muri ibi bitero babashije gushyirwa hasi. Ibitero byari byagabwe rero birahagarikwa, ni ibitero nyine bya drone. Turaza kubigarukaho, gusa muri amakuru ndakubwira ko ingabo za Kenya zongeye kugaragara hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu bikorwa byo kurwana ndetse no gucunga cyangwa se gukurikirana ibijyanye n'umutekano muri iki gihugu. Turagaruka ku mirwano iri kuvugwa muri Warikare, ibitero 23 yongeye gusubukura ndetse n'andi makuru agiye atandukanye rero akomeje kugenda tugeraho. Icyo usabwa gusa nta kindi ni uko warakanze subscribe cyangwa se niba utarabikora ukayikanda ni kuri iyo buto itukura, ubundi tukazajya dukomeza kurushaho kugenda tubana mu makuru y'ibiganiro tugenda tubagezaho mw'abantu mwe, aho muri mu bice bigiye bitandukanye mukabasha kwimenyera iby'urugamba rudasiba rwose umunsi ku wundi rukomeje kugaragara, rukomeje kurangwa hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni drones zikomeze kugaragara cyangwa se kurangwa by'umwihariko ku rugamba rwose bigaragara ko uru rugamba rwamaze kuba urugamba mu by'ukuri rwo avuga rufite ingufu cyane mu kirere cyangwa se rwimuriwe hejuru ku mirongo y'imbere ku rugamba. Rwose urugamba rwimuriye iy'ikirere. Ni muri urwo rwego M23 nabo bagerageje kugaba ibitero nk'uko amakuru abitugaragariza cyangwa se abitugezaho. M23 rero bikavuga ko yateguye ibitero byari binagamije kwihorera kuwo bita Ngoma wishwe yicirwa mu bitero bya M23 byagabwe kuri M23 Rubaya. Amakuru rero akatugaragariza cyangwa se akaba yerekana ishusho y'uko abagize uyu mutwe wa M23 nabo bahise batangira gupanga ndetse no gutegura ibitero bigamije kwihorera. Ibyo bitero bikaba bigomba guhera aho bita Kisangani, ndetse bikaba ari ibitero ngo bigamije gushyira hasi aho mu by'ukuri ibi bitero byagabwe hano Rubaya biturutse n'ahandi byaturutse rero bikavuga ko ari Kisangani mu ntara ya Chopo, ari ikibuga cy'indege cya Mbamboka. Ahangaha rero M23 ikaba yarateguye ibitero bya drones zagabweyo zigera kuri 5
aho bashakaga kwangiza drone zari ziri hano cyangwa se indege mu busanzwe. Bivuga ko ibi bitero rero byagezeyo, hanyuma rero bivugwa ko izi nyeshyamba zigambye ngo kwangiza imwe muri drone, ariko kandi nanone uruhande rwa guverinoma narwo rukavuga ruti nta kintu na kimwe kigeze cyangizwa, bakemeza ko izo drone zashyizwe hasi zose. Ikigambiro rero ni iki? Ikigambiro rero 23 ni uko ishaka gushyira hasi ni ko ishaka gushyira hasi rwose izi ndege za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko bigaragara muri rusange, ndetse n'ikigo kinini cya Kisangani cyakoza. Igisirikare cya leta ya Kongo nacyo kikavuga kiti ntabwo tuzigera rwose tworohera izi nyeshyamba hano, kuko kuri ubu ngubu amakuru ari kutugeraho cyangwa se ibikomeje kugenda bivugwa nuko izo ndege za M23 zagabye ibyo bitero zose nta n'imwe yagarutse, zahise zishyirwa hasi, zitabashe no kugera ku ntego yazo. Kandi ikigeretseho ni ku nshuro ya kabiri M23 yarigabye ibitero Kisangani ikoresheje drone zabo z'ubwiyahuzi zo mu bwoko bwa kamikaze, zituritsa drone zikora nyine nk'ibisasu kuri position yaho ziba zerekejwe cyangwa se yaho ziba zatumwe. Izi drone rero zikaba zarabashije kuba zagira iki, zashyirwa hasi rwose. Mu makuru yandi yaje kumenyekana nyuma y'iminsi itari myinshi, aho bita General Sultan Makenga bivugwa ko yishwe yongeye kugaragara mu ruhame tariki 2 Werurwe kuri wa mbere, aho yagaragaye Rucuru mu gace ka Rumangabo, aho mu by'ukuri hari habaye ibirori by'abarwanyi ba M23 bagera ku 1500 n'abasaga bari bashyizwe hanze, bakaba babarizwa mu mutwe udasanzwe w'izi nyeshyamba, ndetse bikaba bivugwa ko uyu mugabo yagaragaye mu bigaragara rwose ngo ari muzima nta kibazo na kimwe asa nk'aho afite, iba ariko ngo bikagaragaza ishusho ndetse n'ishusho y'uko mu by'ukuri byavuzwe ko uyu mugabo mu bitero byagabwe yari yamaze kuba yagenda. Bihabanye n'amakuru rero yagendaga asohoka uko bwije no kubukeye, yavugaga ko uyu Sultan Makenga, General Major Sultan Emmanuel Makenga yaba yari yarasiwe nawe muri ibi bitero, dore ko ari amakuru nayo yari akomeje kugenda ajya ahagaragara, kubera ko nyuma y'ibyo bitero atarigeze agaragara mu ruhame. Byari byakomeje kugenda bigaragara ko uyu murwanyi rwose wa M23 byashoboka ko ibivugwa byaba ari byo. Abandi bati birashoboka cyane nanone ko mu by'ukuri General Sultan Emmanuel Makenga yaba yari yagize ibikomere bitagaragara cyangwa se bitagaragara kuri umwe ari we wese, nk'uko bivugwa cyangwa se bikomeza kugenda bigarukwaho mu makuru akomeza kugenda ajya ahagaragara. Kivu y'Amajyepfo rero haravugwa imirwano ikomeje kugenda menyekana. Mu by'ukuri hari rero raporo zigenda zisohoka. Izi raporo nazo mu by'ukuri ni raporo ziba zikomeye cyane, ziba ziri kugaragaza ibiba biri kubera hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Sasa hari raporo yongeye gusohoka, ni amakuru amaze kuba yamenyekana, igaragaza ikigero cy'aho ibintu bigeze mu ikurikizwa ry'amasezerano ya Washington. Ngira ngo tubigarukeho mbere yuko twinjira mu mirwano nanone yo muri Kivu y'Amajyepfo, turebe ese iyi raporo yavuze iki ko ibintu bigeze. Se biragaragara ko ibintu hari ishusho biri gufata, ese ibintu byarahindutse cyangwa se ahubwo byarazambye kurushaho? Ibyo byose rero nibyo tugiye kuba twarebera hamwe. Nta kindi usabwa gusa we nuko ugomba kuba hafi mu by'ukuri, hanyuma ukamenya uko biba byifashe cyangwa se uko biba bihagaze. Gusa mw'abantu mwe, raporo ikaba igaragaza ko ishyirwa mu bikorwa byari byitezwe cyangwa se ibyari bitegerejwe byabaye kuri 23%. Urumva 23%, hasigaye 77%. Ni kenshi cyane 77%. 77 ni kenshi cyane rwose. Bivuga ngo mu byari byitezwe mu masezerano ya Washington, ibyo batekerezaga byose, imishinga yose bari bafite mu mezi 8 ashize kuva aya masezerano atangijwe, ahari ku kigero cya 23%, nibyo byashyizwe mu bikorwa. Ibindi byari bitegerejwe ntabwo byigeze bigera ku ntego rero
ukumva ko haracyarimo icyuho, kuko 23% ni gake cyane, ni gake cyane. Noneho ugashyira mu bibazo nk'ibi ngibi by'umutekano, byibuze atari no mu bintu bisanzwe, bivuze ko abari benshi baba bari gutikira muri ibyo bibazo, ndetse raporo zigenda zisohoka zikaba zigaragaza cyangwa se zerekana ishusho y'uko kugeza amagingo aya ngaya imibare y'abaturage bakomeje kugenda bava mu byabo cyangwa se bakomeje guhunga itagira ingano. Ari abantu benshi cyane kugeza uyu munsi rwose bari mu bibazo bikomeye cyane, mu ruhuri rw'ibibazo, nk'uko amakuru agenda abitugaragariza cyangwa se amakuru agenda abitwereka, ukabona ko ni ikibazo gikomeye cyane cyangwa se ni ingutu, ni ibintu bidasanzwe. Rero amakuru rero atugeraho cyangwa se avuga ko hari byinshi byarigombaga kubahirizwa cyangwa se gukorwa bitarakorwa, bigikenewe gukorwa nk'uko byenda bigaragara. Hakaba rero hagikenewe indi ntambwe igomba kuba yaterwa nk'uko bigaragara. Reka turebe cyangwa se dusuzume iyi raporo yavugaga iki cyangwa se n'ibiki byari bikubiyemo nk'abantu mwe, aho muri mu bice bitandukanye namwe bashe kubimenya. Ati ijanisha ry'ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington rigeze kuri 23% nyuma y'amezi 8. Hashize amezi 8 hasinywa amasezerano y'amahoro hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'u Rwanda, yasinyiwe Washington ku itariki 27 Kamena umwaka ushize ku bufatanye bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyakora kugeza ubu umusaruro w'ayo masezerano uracyari muke cyane. Raporo y'igenzura yashyizwe ahagaragara kuri wa kabiri tariki 3 Werurwe i Kinshasa n'ikigo gikurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro muri Afurika, Barometer, igaragaza ko ishyirwa mu bikorwa ry'ibyemeranyijwe rigeze ku gipimo cya 23% gusa. Ibi bivuze ko byinshi mu byari byarateganyijwe bitaragerwaho, mu gihe abaturage b'abasivile bakomeje guhura n'ingaruka zikomeye z'intambara n'ibibazo by'ubutabazi. Harasabwa igitutu gikomeye cya diplomasi mu rwego rwo kwirinda ko ayo masezerano yasenyuka burundu. Iyi raporo irasaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika kongera igitutu cya diplomasi kuri Kinshasa na Kigali. Raporo ikaba isaba Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwihutisha ibikorwa byo kurwanya umutwe wa FDLR, mu gihe u Rwanda rusabwa gutangira kugabanya buhoro buhoro ingamba z'umutekano rwashyize ku mupaka warwo na Kongo. Impande zombi kandi zirashishikarizwa kongera gutangiza inama z'inzego zihuriweho zikurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'aya masezerano, kuko kuri ubu zahagaze burundu. Ishyirwa mu bikorwa ryasubiye inyuma nk'uko iyi raporo bigaragaza. Inzego zagombaga gushyira mu bikorwa ayo masezerano ziri mu rwego rwo kudakora iyo bigeze ku byo gushyira imbere birimo kurengera abasivile, gufasha abatishoboye no gufasha impunzi n'abimuwe gusubira iwabo. Raporo ibaha amanota 2.5 ku 10, bikaba ari amanota ari hasi cyane, ni make cyane. Impamvu zikomeje kudindiza amahoro. Raporo igaragaza ko nubwo habaye amasezerano, intandaro z'intambara zikomeje kuba uku zari ziri. Ibibazo bikomeye bikomeje kudindiza amahoro harimo imirwano ikomeje, aho intambara gikomeje mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, guhagarara ku mwanya kwa gisirikare, kuba FDLR itaracogojwe na Leta ya Kongo, ndetse n'u Rwanda rukagumisha ingamba zarwo z'umutekano ku mupaka, bikomeje kubangamira ishyirwa mu bikorwa ry'ingingo z'umutekano. Hari ibibazo by'ubutabazi, imiryango itanga ubutabazi iracyabangamirwa kugera mu duce twibasiwe n'imirwano. Ateze diplomasi niyo mizero asigaye, nubwo ku rugamba nta mpinduka zigaragara. Raporo zigaragaza ko ku ruhande rwa diplomasi hari intambwe zimwe zatewe, harimo itangazwa ry'imfashanyo y'umuryango umwe bw'Uburayi ingana na miliyoni zirenga 81 z'amayero. Ibazwa rikomeye ryabereye muri Kongere ya Amerika ku kibazo cy'uwo mwuka mubi. Ibihano byafatiwe abantu bakekwaho kubangamira inzira y'amahoro. Ariko nk'uko iyi raporo ibivuga, ibyo byose ngo ntibirahindura ubuzima bw'abaturage bo mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru iya Ituri, bakomeje kubaho mu buzima bugoye. Ngo igihe kirageze cyo gushyira mu bikorwa aho kuvuga gusa. Raporo isoza ivuga ko igihe cyo gutanga amagambo n'amasezerano cyarangiye, avuga ko hakenewe ko buri ruhande rugaragaza inshingano zarwo mu buryo bufatika kugira ngo ayo masezerano ahinduka amahoro
agaragara kandi arambye ku baturage. Ibyo rero akaba ari ibigenda bivugwa cyangwa se bigarukwaho n'izi mpande zigaragaza ko mu by'ukuri hakiri ikibazo cyangwa se hakiri n'icyo gikomeye cyane nk'uko bigenda birushaho kugaragara. Ni ibyavuzwe rero cyangwa se bikomeje kugenda bigarukwaho kuri iki kibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo umunsi ku wundi. Gusa nubwo bimeze bityo, hashakishwa uburyo bwo gukemura ibibazo mu buryo bwa diplomasi, ntabwo bikuraho ko kugeza uyu munsi inyeshyamba zo mu mutwe wa 23 ndetse n'uruhande rwa guverinoma bahanganye bagikomeje urugamba cyangwa se imirwano igikomeje hagati y'izi mpande zombi uko ari ebyiri. Ihuriro AFC/M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rikaba rero naryo ryinjije mu ngabo zaryo abarwanyi bo mu mutwe udasanzwe 1518 barimo abavuye mu ngabo za FARDC biyemeza gukura, bavuga ko biyemeje gukura ubutegetsi bwa Tshisekedi nk'uko izi nyeshyamba zigenda zibivuga. Ndagira ngo wumve iby'aya makuru ku ruhande rw'umutwe wa 23 ko baje kuyatangaza cyangwa se kuyavuga, dore ko ari nabo beneyo. Ihuriro AFC/M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryatangaje ko ryinjije mu ngabo zaryo abarwanyi bo mu mutwe udasanzwe 1518. Umuhango wo gusoza imyitozo ya gisirikare ukaba waberaho bitaro mu ngabo tariki 2 Werurwe. Umugaba mukuru w'abarwanyi ba AFC/M23 General Makenga Sultani aho yavuze ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashegeshwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi uyobora igihugu nk'akarima ke. Izi nyeshyamba zikavuga ko zishaka guhagarika ibyo. Yavuze ko ingabo za AFC/M23 ziharanira kubohora igihugu, abaturage ntibakomeze kwicwa. Ati Tshisekedi yakusanyije abajura bose n'abanyabyaha abaha intwaro kugira ngo bice abasivili babaziza ubwoko bwabo, bice abaturage banze kugendera ku ngengabitekerezo mbi babashyiramo, bakabica kugira ngo basahure ibyabo. Yavuze ko Tshisekedi yafashe abarundi nabo abajyana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abinjizamo ibyo cengezamatwara. Uyongera ko ngo abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba FDLR abacansho bose abinjiza mu gisirikare cy'igihugu, akaba ari impamvu yivugiye ngo igisirikare cy'amabandi. General Makenga yagaragaje ko ngo impunzi ziri mu bihugu bitandukanye zahunze ibikorwa bibi by'ingabo za FARDC n'iyo mitwe itandukanye. Ati niyo mpamvu umutwe wacu wahagurutse ufata icyemezo cyo gushyira iherezo kuri ibyo bibazo. Niyo mpamvu turi uyu munsi kwiyemeza kwinjira muri iki gisirikare, mube mwiteguye kubohora Kongo, mwitegure kubohora abaturage kandi mube mutandukanye nuko mwahoze mu bihe bya kera. Makenga ngo yasabye abarwanyi bashya kutazarangwa n'imyitwarire idahwitse iranga ingabo za leta bahozemo, ahubwo ngo bakarangwa n'indangagaciro n'ikinyabupfura. Aho ati aho muzanyura hose ni ngombwa ko abaturage bababonamo impinduka, babona mutandukanye nk'uko mwahoze mukiri muri FARDC, babonamo abacunguzi aho kuba bajura. Abaturage bacu barababaye cyane igihe kirekire, bamwe babaze imyaka mu buhungiro, bamwe barishwe, abandi barara mu binani. Igihugu cyacu cyarasenywe, niyo mpamvu musabwa kwiyunga kuri bagenzi banyu kugira ngo turangize ako kababaro. Uwo rero ni General Sultani Emmanuel Makenga yavuze byinshi cyangwa se byinshi yatangaje rero ubwo bari muri uyu muhango. Gusa Makenga rero nawe ubwo yari arimo atangaza aya magambo, ntabwo byakwiye ko imirwano yari igikomeje hagati aho ngaho rwose muri Kivu y'Amajyepfo. Imirwano yari ikomeje kumvikana. Minembwe twirwaneho ifatanyije n'izi nyeshyamba za M23 ndetse barimo bahangana na FARDC, Wazalendo, ingabo z'u Burundi, nk'uko amakuru aturuka muri bice abidutangariza cyangwa se abigaragaza. Imirwano yari ikomeje rwose ku buryo budasanzwe cyangwa se ku buryo bukomeye cyane. Ni mu gihe hagati aho ngaho mu yandi makuru akomeje kujya ahagaragara cyangwa se yakomeje kujya hanze, ingabo za Kenya zagaragaye mu bikorwa byo gukurikirana ndetse no kubungabunga umutekano muri Kivu y'Amajyaruguru mu duce tumwe na tumwe nk'uko bigaragara, ariko bakaba bagaragaye bari kumwe n'iki, bari kumwe na MONUSCO cyangwa se mu butumwa bwa MONUSCO bwo kubungabunga amahoro. Ntago hari ingabo za Kenya zaje gutyo bisanzwe, ahubwo bagaragaye mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kubungabunga ndetse no kugarura amahoro hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakaba bashimiwe cyane rero ibikorwa bakomeje kugenda bakora, ndetse bagaragarizwa ko mu by'ukuri
bagomba gukomeza kunoza inshingano zabo no kuzishyira mu bikorwa kugira ngo igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kibashe gukomeza kugenda kibona amahoro ndetse n'ibyo batumwe nyine bibashe kugerwaho. Izi ni ingabo za Kenya rero hano muri burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hagati aho ngaho rero reka mu by'ukuri mbashimire babwira mwakoze cyane kudukurikirana ndetse no kubana natwe muri amakuru n'ibigano tugenda tubagezaho. Bifuriza kugubwa neza mbabwira ko turaza gusura mu masaha imbere ubwo turaturana n'ibindi bigezweho. Njye na Bosco kuri mikoro, iyi ni Region Info, mugire ibihe byiza.